yitwa Pole Goma cyangwa se Mwihangane Goma. Reka dukomeze akarimbo kacu Pole Goma cyangwa se Mwihangane abari muri Goma. Okay, Diamond Platnumz Max kuri mikoro nk'ibisanzwe, kandi subscribe, like, share na comment. Okay, Diamond Platnumz igihe yagafashemo uburyo bw'indirimbo zisobanuye eshatu Max, uburyo bw'indirimbo zisobanuye Mwihangane 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 abacu barigoma. Ndacyavuga nti Mwihangane mukomere, abantu tuvindimwe kuri mama barigoma. Goma muri inshuti zacu, ntabwo twabifuriza ibibi. Mwihangane 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 mu inshuti zacu, Mwihangane Mwihangane Mwihangane. Goma hari intambara, barababaye cyane abantu baho, bakeneye abantu babacumbikira, ntibyoroshye, birabacanga bikabayobera. Mwihangane Mwihangane abantu barigoma, Mwihangane cyane. Ndacyavuga nti muhumure muri inshuti zacu, muri inshuti zacu, ariko kuvuga ngo muri inshuti zacu ntabwo igifu kibishye cyangwa se kigawe. Okay, Pole Pole, ndacyavuga nti Pole Mwihangane nimuhumure. Wabona ubufasha nk'amafaranga byose nta kintu atabaha, byaba n'ibiryo. Mwihangane 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 cyane kubera ibintu mubona. Wale wasa vaccine biri kubacanga bikababera pe. Goma Mwihangane Mwihangane abantu barigoma, nagutegemea. Ibintu biri kubaho ntabwo nta muntu wabyumva. Turaturanye ariko turasubira ku Mana, kuko birabakomereye cyane. Imana ibacire icyanzu, ibahe aho guhungira. Okay, kuri mu kasho naho gatangiriye, kandi subscribe, ciao, like, share na comment. Okay, none reka twongere